pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous aide pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent la tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Tugiye kugenda hariya i Nyanza, tugiye kugenda i Huye, aho hose turasabye kugira ngo ugendane natwe, turasabye kugira ngo udufashe, turasabye kugira ngo utuyobore mu rugendo, turinde amaksida, turinde ibindi bintu byose, ingorane zose twahura nazo, ahubwo tuze kukugiriraho umugisha mwami. Turasengera aba bana, ubarinde uburwayi, ubarinde kumererwa nabi mu modoka. Mwami Yesu, tuze kugira hano amahoro nimugoroba tugushima. Dusengera abarasigara hano, ababyeyi basigaye mu ngo n'abandi bantu bose mwami, kugira ngo nabo ukomeze kubarinda, kandi dusabiye umugisha aba babyeyi bose batanze amafaranga bakuye mu maboko yabo. Ijambo ryawe rero tubwira ngo uzajya uha umugisha ibiganza byacu. Dusabiye rero umugisha aba babyeyi aho bakuye, ugende ubakingurira izindi nzira, fungura imiryango itandukanye. You open the doors that are closed. Imiryango ifunze, ibyo batabona, ibyo batatekerezaga, mwami bagirire neza. Urakoze, turagushimye ko ibyo ugiye kubikora, kandi kuri abana natwe ukaturinda, kandi kuraduha umunezero uyu munsi mu izina rya Yesu. Amen. Mwiriwe neza. Ahangaha turi rero ni ku rutare rwa Kamegeri. Amateka y'u Rwanda avuga ko Kamegeri mu Banyarwanda bo hambere. Aya mateka agaragara mu bitabo bitandukanye by'abasizi Nyarwanda ndetse no mu bitabo by'ubucurabwenge, aho bavuga ko Kamegeri yari umwe mu bagabo bagandishaga rubanda bamugomera ku mwami. Hanyuma biza kugera igihe umwami aza kubaza ngo mbese byagenda bite ku bantu bangomera. N'ikigeno twabaha Kamegeri yari mu bantu b'imbere ibwami ndetse n'abandi bagabo. Iki gihe hari ku ngoma y'umwami yabona Mibambwe Gisanura imyaka yo hambere 1840 gutyo. Hanyuma Kamegeri icyabaye n'abagabo babiri bari kumwe babwiye umwami bati nyaboneka mwami, umuntu uzajya ukugomera tugiye kumushakira igihano gifite ikindi ku buryo azagira ubwoba n'undi wese na rubanda rugatinya.
nibwo bamuha igitekerezo yuko bajya gushakisha ahantu bahanira uwo muntu. Baje kuri rutare bararucanira bishoboka ruraka, barangije bamagana 50 tukwereka ahantu tuzajya duhanira umuntu w'umunyabyaha wakugomeye mwami Nyagasani. Gisanura araza ageze ahangaha areba urutare ukuntu rwakaga, areba ukuntu byari bimeze n'ibyo biteye ubwoba, abwira Kamegeri ati burya nta mugome ukurenze mbonye. Barabyumva? Ati nta mugome mbonye urenze wowe, ahubwo niwe mugome wa mbere. Urutare bazana umunyarwanda bahamutwikira ahangaha. Mwami aravuga ati rero n'umuntu kuzajya tuhatwikira abagome n'abantu bagira nabi, ariko mugome mbonye wa mbere wowe Kamegeri n'abagabo babiri. Ngira ngo rero Kamegeri nahanga bamutwikiye, mwana bati mumutwike ubone umugome, kubera ko ashaka yuko abanyarwanda bajya bahanwa bikomeye cyane. Niho havuye n'ijambo bivuga ngo umwami ntahana cyangwa se ntiyica ahubwo yica rubanda. Rirakura rirogera cyane. Kamegeri atwikirwa ahangaha rwose birarangiye. Mwana avuga ati nta bihano byo kuzana ahangaha babica, ahubwo abangaba bashaka kugira ngo abanyarwanda babicira ahangaha aribo bazira ubwo bugome bwe bukomeye gutyo. Umva ko byabaye nk'ibya Moridekayi muri Bibiliya na Hamani. Muri rusange rero mu minota mike n'ibyo ngibyo urutare rufata amateka y'u Rwanda rurayabumbatira kugeza n'uyu munsi. Niyo mpamvu natwe tuba twaje hanga kugira ngo tuharebe. Numva muri make ari ibyo ngibyo bya Kamegeri. Umeze neza? Aha rero ni mu ngoro y'amateka y'abami. Ingoro y'amateka abami muza bari bo ni abantu bayoboraga igihugu mbere yuko tugira iki abaperezida. Rero tugiye kureba hano, turareba ingoro z'abami ebyiri, y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga, hanyuma turebe n'inka z'inyambo, sibyo? Mu ngoro rero z'abami tugira hano, tugira iyi ngiyi yahoze ari y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, sibyo? Ntago mujya mumwumva, ntago mwamwize mu ishuri. Mutara wa gatatu Rudahigwa, Mutara wa gatatu Rudahigwa ni umwe mu bami babaye intwari z'u Rwanda, akaba yarabaye ahangaha. Aha iki cyari icyumba cy'umugabekazi. Umugabekazi ni nyina w'umwami. Ntabwo yari atuye hano, ariko yazaga hano. Iyi noneho iyi ngiyi ni indi nzu yitwa Kagondo y'Amata. Neza wa Karekezi, Karekezi ka Karekezi, Karekezi ka Mbandaga, Mbandaga wa Kimonyo, Kimonyo cya Mbanda, Mbanda w'abahizi. Twumvisha amateka y'abami, tubona inyambo, badusobanurira n'ibikoresho gakondo nk'igisabo n'ibindi. Ngurayo n'inandi barindi bigarama ruhogoye hegamiye kuzazigarura mushikibazo yibereye mu Nyakibanda. Ngurayibana kw'inyange yazaritse ku masonga mazimana ikazihungura imanga. Umva nkunda ko zeza amahembe zigatukuza amasonga, ziracumitira mu rwaro zigahinguranya mu Rwanda. Umva ziracumitisha amatwi amahembe agakeba imanzi wangeriwe.
ingeri we herega ikivuya kigize intabire maze ingeri yamagira hejuru nk'imvura yamagira ku gicu. Tariki ya 23 Gicurasi mu 2025 ikigo cya Happy Kids gikorera Gahanga mu karere ka Kicukiro cyagize urugendo shuri study tour cyakoreye mu nzu ndangamurage zitandukanye, ariko ahangaha turi ni Nyanza mizo cyangwa se mu nzu ndangamurage y'Inyanza. Ahangaha rero twahagiye kugira ngo turusheho kumenya amateka y'igihugu cyacu, icyo ni ikintu kimwe, kandi nanone turusheho no kwigisha n'abana umuco wacu. Twaje ahangaha rero mu Nyanza, nk'uko mubibona murabona ko ari mu nzu y'abami cyangwa se mu nzu igaragaza imiyoborere y'abami b'u Rwanda, aho bagiye bagira ibikorwa bitandukanye byagiye biranga. Ahangaha rero urugendo runini twagiye dukora kuva hari Kicukiro kugera hano i Nyanza, twagiye tubona ibintu byinshi bitandukanye byarushijeho kutwigisha neza amateka y'u Rwanda. By'umwihariko rero ngaruke hano i Nyanza aho twabonye ibikorwa bitandukanye, turi kumwe n'abana bo muri Happy Kids. Twabashije kubona ingoro y'umwami Rudahigwa, kugira ngo umwami Rudahigwa watangiye hariya i Bujumbura nk'uko amateka y'u Rwanda abivuga. Ingoro yarimo ibikoresho byinshi bitandukanye kandi byagaragaje umuco nyarwanda. Twabonye neza ibiro by'umwami aho yatekaga, twahabonye acira imanza rubanda. Twabonye kandi ibikorwa bitandukanye birimo umwami yafatiraga amafunguro. Twagiye tureba ibikorwa byinshi bigaragaza umuco. Hanyuma rero by'umwihariko tugeze hariya mu nkike, abana babona ko bashimishijwe cyane no kongera kubona inyambo bumvaga mu mateka, cyane cyane ko abenshi ari abana batabashije kuba bagera mu byaro cyangwa se ahantu hatandukanye babashe kubona izo nyambo, aho kandi twari kumwe n'abadufashaga mu gusobanukirwa ibyo bikorwa, aho basobanuraga neza buri inyambo zabonekaga, batuvugira amazina y'inka, batwereka inyambo nyirizina. Abona kandi igikorwa gishimishije cyane, ari amaso yacu abonaga ko nayo ashimishwe no kureba ibikorwa nyaburanga. By'ukuri rero ni igikorwa navuga yuko cyari cyateguwe neza, kandi nibwira ko ingamba cyangwa se umurongo byari byahawe ko bikorwamo byakozwe neza rwose, nta kintu kimwe cyadutemuye. Chers frères et chères sœurs, moi qui suis devant vous, je m'appelle Trésor Mamboleo. Aujourd'hui, nous sommes ici à Nyanza. Nous sommes venus visiter la musée. Nous sommes venus visiter la musée du roi. Et par rapport à cela, nous venons de passer dans certains endroits tels que les salons du roi. Nous venons de visiter les salons du roi avec les élèves de 5e, les élèves de 6e, les élèves de la maternelle, ainsi que les enseignants. À part cela, nous venons de visiter encore la salle à manger pour le roi. Nous venons de voir les objets que le roi a utilisés. Nous venons de voir les chaises, toujours pour le roi. De même, nous venons de visiter le parking pour le roi. Nous venons de visiter le parking là où le véhicule du roi est stationné. De même, nous venons de voir des vaches avec de belles cornes, vraiment. C'est apprécié, vraiment, nous venons d'apprécier cela avec les enfants. Les enfants ont touché même, on a chanté quelques chansons pour ces vaches et vraiment c'est adorable. Et en quittant là-bas, nous venons de visiter la maison où le roi, quand il voulait prendre quelque chose comme son disant en Kinyarwanda, Inzoga, et nous venons de voir la maison là où il s'est reposé, il prend quelque chose. Et contrairement, s'il veut du lait, il y a l'autre partie là-bas, toujours une belle maison bien décorée. Et en quittant là-bas, nous arrivons ici, il y a plein de véhicules, nous sommes venus avec 4 ou 5 véhicules, nous sommes très contents, nous sommes très heureux, nous les enseignants, comme tous les enfants, nous sommes Happy Kids School, Happy Kids, Happy Future. Merci Seigneur, merci notre Dieu. My name is Tikala Lilian, I'm from Happy Kids School. Here we are at King's Palace Museum or Nyanza Museum. It is found in Nyanza district. We visited the palace of the kings and we learned more about our history. We visited King Mutara's palace, the one who was killed by the German who came in Africa to colonize.
Thank you, each and everybody that's following us. This is Happy Kids School. Of course, we had a very nice and wonderful visit here at Rukali Palace, where the king used to reside in the past. This is where everybody wanted to visit in our school, and now everybody at our school has visited this place, and we are feeling very happy and very delightful because of what has happened here. We have visited a lot of place. We have learned a lot of history of our country. We have learned a lot of stories of the past of our country. Every learner, every teacher, every supporting staff, everybody in our staff is very happy at Happy Kids School. We have first visited the place that is called the place of Vinyambo, where the cows of the king used to live, where they used to have the cows. Those cows were for the kings only, and the kings is the only one who used to be having those cows. And those cows, we have learned a lot about them. We have learned how those cows are being cared for, how those cows are being nourished, how those cows are being sung and treated very nice here at Rukali Palace. We have also learned a lot of the last palace, the modern palace of King Mutara III Rudahigwa, where he has been living as the king, where he has been residing as the king, and where the Belgians have been founding this king.